ibyiza umuntu akohereza amafaranga uri nko mu rugo ugahita uyabikuza, ugahamagara umuntu wenda nk'umuntu agusabye nka serivisi pinyoreza amafaranga. Ni byiza cyane, ikoranabuhanga ni ryiza. Niyo ngiye kurangura nanjye ndohereza kuri mobile money, nkabona ni byiza ntavuye aho ngaho ngo nkoresha amatike, nari byiza. Ibyo naranabikunze kubera ko ushobora kuba ufite banki mu rugo, cyane ko no kohereza cyangwa se kugira nta biciro ntabwo bakata cyane ujyanyije nuko wayashyira kuri mobile money ukaba wayabikuza. Ibyo narabikunze, ni byiza cyane. Ni byiza cyane, ibintu byose ubu bifite mu rugo, ukoresha interinete, ukoresha banki, udepoza, usaba serivisi ahantu ugahita uyibona utiriwe ujyayo. Aho tugeze hari ibintu byinshi byahindutse mu buzima bw'Abanyarwanda, mu mikorere n'ubukungu, cyane cyane ku bijyanye na finance nk'uko insanganyamatsiko y'uyu mwaka iri. Urebye abantu benshi baragenda bitabira gukoresha ikoranabuhanga, ku buryo hari n'ubwira dufate nk'urugero ibintu byo kugendana amafaranga mu mifuka. Umuntu arakubwira ati nta mpamvu, ahubwo asigaye yabona nk'aho kugendana amafaranga mu ntoki bimutera umwanda. Kubera iki? Ikoranabuhanga byarabyorohereje, usanga ayatwara mu buryo buri digital, ayafite kuri telefone, business arazikora aho yibereye hariho hose, apfa kuba afite connection cyangwa se afite internet, aricara mu biro agahaha ibiri Dubai akabitumiza bikaza bikamugeraho, aricara mu biro cyangwa se mu rugo iwe mu cyumba akarema isoko mu Bushinwa, akajya guhaha mu Bushinwa kandi yicaye ahandi, akarangura akabizana bikamugeraho. Kubera iki? Kubera ikoranabuhanga. Mu magambo make navuga yuko bihagaze neza kandi biri kugenda neza, ku buryo abantu bose bagombye kubikangurirwa. Uretse n'ibyo no mu buryo bwa serivisi zisanzwe, dufata urugero, ushobora kwicara ukabona message ikubwira ko assurance y'imodoka yawe yarangiye, cyangwa ugomba kwishyura umusoro. Dore turi hafi gusoza umwaka wo kwishyura imisoro, ukabona bakubwira ati wishyura imisoro. Urabikora, nta byo kwirirwa ujya ku murongo kuri Rwanda Revenue, urabikorera aho ngaho ubirangize mu buryo bwihuse. Urumva ko mu by'ukuri ikoranabuhanga ryatumye umurimo unozwa, cyane cyane mu bukungu.